Ngaha turaje Nyagasani twitabiriye iyi ngoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uwa gatanu w'icyumweru cya 15 by'umwaka bisanzwe, tariki 19 Nyakanga 2024. Ng'amasomo agiye gutwegereza Imana. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe 38 umurongo wa 1 kugeza ku 8. Muri iyo minsi Hezekiya afatwa n'indwara ya simusiga. Umuhanuzi Izayi mwene Amosi aza kumureba, maze aramubwira ati, Uhoraho aravuze ngo raga abo mu rugo rwawe, kuko ugiye gupfa utazakira. Hezekiya yerekeza amaso ku rukuta, asaba Uhoraho agira ati, ndagusabye Uhoraho, ibuka ko nagenze imbere yawe n'umurava mwinshi kandi n'umutima utunganye, ngakora ibigushimishije. Nuko Hezekiya asuka amarira menshi cyane. Nuko harabwira Izayi muri aya magambo, genda ubwire Hezekiya uti, Uhoraho Imana ya sokuruza Dawudi aravuze ngo, numvise amasengesho yawe, mbona n'amarira yawe, none ngiye kugukiza, ndetse no mu minsi 3 uzashobora kuzamuka ujye mu ngoro y'Uhoraho. Nkongereyeho imyaka 15 kugihe hari kuzabaho, kandi nzagukiza wowe n'uyu murwa, mbagobotore mu nzara z'umwami w'Abanyashuru. Nzarinde uyu murwa. Dore ikimenyetso kizakwereka ko Uhoraho azuzuza ijambo yavuze. Igicucu kimanukira ku madarada y'inzu yo hejuru ya Akazi, ngiye kugisubiza inyumaho intambwe 10. Nuko izuba risubirayo, maze cya gicucu gisubira inyumaho za ntambwe 10. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kuzerikana kuri isomo rya mbere ni igisingizo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 38 umurongo wa 10 kugeza ku 17. Mana yanjye wazikuye amagara yanjye, uyakura mu mva. Ngewe naribwiraga nti, nari ncagashije iminsi y'ubugingo bwanjye, none ngaha ngiye kwinjira mu marembo agikuzimu, nzahaheranwe mu gihe cyose nari nshigaje kubaho. Naravugaga nti, sinzabona Uhoraho ku isi y'abazima, no mu bantu batuye iyi si sinzongera kurabukwa n'umwe. Inzu yanjye irashenywe, ijugunywe kure yanjye, akihema ry'abashumba. Ngeze ku ndunduro y'ubuzima bwanjye, akumuboshyi umaze kuzuza umwenda. Amaso yanjye arahondoberezwa no guhora ntumbiriye ijuru. Nyagasani, ndagowe, ngwino untabare. Ngaho ubujuganire bwanjye uhinduriyemo umunezero, ni wowe uzikuye amagara yanjye uyakura mu mva. Mana yanjye uzikuye amagara yanjye uyakura mu mva. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza ku 8. Icyo gihe ku munsi w'isabato Yezu anyura mu mirima yeze. Abigishwa bakaba bashonje, bamapfuza ingano barazirya. Abafarisayo babibonye barababwira bati, dorere, abigishwa bawe barakora ibyabujijwe ku isabato. Ariko we arababwira ati, ntimwasomye uko Dawudi yabigenjeje igihe yarashonje we n'abo baba bari kumwe, uko yinjiye mu ngoro y'Imana, nuko bari imigati y'umumuriko batashoboraga kurya, kuko yari igenewe abaherezabitambo bonyine? Cyangwa se ntimwasomye mu mategeko uko abaherezabitambo bakoraga mu ngoro y'Imana ku munsi w'isabato, bahora bica ikiruhuko cyayo ntibabere icyaha? Nyamara rero ndababwiye, hano hari igitambutse iyo ngoro. Iyo musobanukirwa n'iri jambo ngo icyo nshaka ni impuhwe si igitambo, ntimwe mwarahamije icyaha abaziranenge. Koko umwana w'umuntu ni umugenga w'isabato. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubugingo, nzagusingiza. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana rikugenge buri munsi, ineza y'Imana iguhoreho buri munsi. Amasomo kirizimu byacu duteguriye nk'uko tumaze kubitangiza no muri aka karirimbo araryoshye cyane, ubwo tugiye kuzirikana ku ngingo igira iti, Imana niyo ifite ijambo rya nyuma.
Yezu niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Nawe niba uri mu kaga, zamura akaboko ubwira Imana uti Mana niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye. Hari ibibazo byinshi ushobora kuba warashakishije ibisubizo ukabibura. Nawe ubwira Yezu uti Yezu niwe ugenga ubuzima bwanjye, niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye, niwe uzambonera igisubizo gikwiye. Niba hari uburwayi ufite bwaburiwe umuti bugakurya bukongera bugakurya, bwira Yezu uti Yezu aba ariwe untabara, niwe mugenga w'ubuzima bwanjye, niwe ufite ijambo rya nyuma ry'ubuzima bwanjye. Birashoboka ko hari abantu bari kugukanga, abandi bagashaka kugukandagira, abandi bakagusebya, abandi bakaguhungeta bakaguhutaza. Zamura akaboko ubwire Yezu uti Yezu niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye. Abantu b'isi ntacyo bagutwara. Akawa munyarwanda wise umwana we ati sibo rurema sibo mana. Abantu nubwo bakangata ntacyo bashobora kugutwara. Imana ni ifite ijambo rya nyuma kuki ku buzima bwawe. Nawe rero aho uri, ibibazo byose ufite akaga urimo, yewe abagutsikamiye, abari gukubuza uburyo, nyarukira muri chapelle gato upfukame ubwire Yezu uti Yezu ubuzima bwanjye buri mu biganza byawe, ahasigaye Yezu ni wowe mugenga wanjye. Imana ni ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ijambo rya nyuma mubyeyi. Mu isomo rya mbere twakira ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, turumva umwami Ezekiya afashwe n'uburwayi bwa simusiga. Iyo bavuze ijambo simusiga bishatse kuvuga nyine nta gozi buza kumusiga, byarangiye nta gisigaye. Turanumva n'Imana imutumye ati ngoraga. Twumvise n'uburyo Ezekiya ajye kurambarara, maze muri uku kurambarara bishoboke ko ari gusanya Nyagasani ngo ngongerere iminsi, bishoboke ko hari ibyo yari atararangiza. Agarara Imana ati Nyagasani mpa andi mahirwe nigorore, mpa andi mahirwe yo kwicuza, mpa andi mahirwe yo kwisubiraho, mpa andi mahirwe nongere ko ngaruke nkore neza uko ushaka, ko dore ko ari cyo wandoreye. Nuko rero Imana yongeye kumuha amahirwe, yongera imyaka 15 ku myaka ari kuzamara. Amen amen amen. Ndetse muhaye n'ibimenyetso byinshi byerekana ko Imana ari indahemuka ku isezerano ryayo. Iri somo rero rije rikubwira nanjye rimbwira ko Imana ari yo nyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Umwami ntago ashobora kugenga ubuzima bwe, abategetsi b'isi nta n'umwe wagenga ubuzima bwe, abakire bose iyo baba bakagera nta n'umwe ushobora kugenga ubuzima bwe, kandi n'ubwo ufite amafaranga iryaguye, usibye Imana yonyine itugira neza. Iri somo rije ritwereka ko turi mu bihe bya nyuma. Iri somo rije ryongera ritwereka ko turi mu nyongera, turi mu minota y'inyongera. Muzacunge abakinnyi mu kibuga, iyo uri mu minota y'inyongera ubigenza ute? Abenshi hari ubwo barwana, abenshi bagira ishyaka ryinshi cyane ryo gukora cyane. Uwakubwira kuri minota y'inyongera wakora iki? Wasanga nawe hari ibyaha ufite utaricuza, wasanga hari imirimo utararangiza gukora. Menya ko turi minota y'inyongera. Ngo uko Nyagasani hamwe n'indirimbo ya Izayi, Mana yanjye wazikuye amagara yanjye uyakura mu mva. Nawe rero wongera uzirikana aho Nyagasani yagukuye, bwa burwayi wari urimo, bya bibazo wari urimo, ka kaga wari urimo, bya bitotezo wari urimo. Uzi ko Nyagasani hari igihe cyageze akagukiza, na n'ubu aracyakora ibitangaza kuko ni umugenga wawe. Ibyo byose rero n'ujya ubibona, ujya ukoma agatima ku buzima bwo hakurya y'imva, kuko igihe kizagera n'ubundi upfe. Tuzirikane ko turi minota ya nyuma, iminota y'inyongera. Wakora iki ko wumvise iminota y'inyongera? Nyagasani nakuzura, Nyagasani nagukiza. Ujye ukoma agatima hakurya y'imvuti, wasanga n'iminota y'inyongera. Ahasigaye se wakora iki? Isubireho, wicuze, uhinduke, maze ugendere mu nzira nziza z'Uhoraho, kuko Imana ni ifite ijambo rya nyuma kuki ku buzima bwawe. Ivanjiri y'umunsi nayo iraryoshye cyane, ubwo twumvise Yesu ari umugenga w'ubuzima, ni umugenga w'isabato, ni umugenga w'abantu, ni umugenga w'ibintu. Yesu ni umugenga wacu, ni ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Ubwo twumvise abigishwa ba Yesu bari bashonje ngo bamafuje ingano, ariko mu maso y'Abafarisayi bibaye igicumuro gikomeye cyane. Bararakaye, barababaye, batangiye noneho kubacyurira. Dorere twongere twibutse ko iri tegeko ryari ryemewe mu mategeko ya Musa kumafuza. Fungura Bibiliya yawe, igitabo kivugura amategeko umutwe wa 23 umurongo 25 turageza ku 26. Nujya mu murima mizeti w'umuturanyi wawe, wemere kurya imbuto z'imizabibu uko ushaka, ugashira ipfa,
ariko uramenye ntuzasorome ibyo utwara. Nujya mu murima weze w'umuturanyi wawe ushobora gucamo amahundo n'intoki, ariko ntuzageze aho gufata umuhoro ngo ukarare imyaka y'umuturanyi wawe. Dushimiye Imana. Iyo abafarisayo n'abigishamategeko bari barasomye neza uyu murongo, bari gucisha make. Uyu murongo urakwereka twembi kudacira abandi urubanza, ariko Yezu ntabwo ari ahangaha agiye gushingira arenganura abigishwa be yerekana ko ari we mugenga w'isabato, ahubwo Yezu agiye gushingira nanone mu kugaruka ku byanditswe bitagatifu byo mu isezerano rya kera bitwereka ko Yezu yari yarasomye aje kuzuza, ntabwo aje gukuraho, ahubwo aje kuzuza, kuko ni ufite ijambo rya nyuma. Turumva yibutsa abafarisayo n'abigishamategeko kongera kugaruka kujya gusoma ako kantu. Umubyeyi ongera usome. Uwa mbere aboherejeho ni Dawudi. Dawudi uko yabigenje nk'umwami igihe yari ashonje, uko yitabaye, uko byagenze. Usibye kubagarura ku mwami bwa mbere, ubwa kabiri abagarura kubahereza bitambo, abasaseridoti mu gutura igitambo, kwitabara. Uwa gatatu abagaruyeho ni umuhanuzi Hozeya, umutwe wa 9 umurongo wa 13, ko atari ibitambo ashaka ahubwo ari urukundo. Ibyo rero ngo abigishwa ba Yezu bakaba bikoze ku munsi w'isabato. Yezu rero arasoza abereka ku nshuro ya 4 ko ari we mugenga w'isabato. Umwana w'umuntu ni mugenga w'isabato. Amen. Twongera dutekereze aba bantu batatu Yezu agarutseho icyo bashushanya: umwami Dawudi, umuhereza bitambo, ndetse n'umuhanuzi Hozeya. Ibi biratwerekeza kuri za mpano eshatu za Kristo: Trimunera Christi, Munus Regendi, Munus Sacrificandi, Munus Docendi. Kristo umwami, umusaseridoti ndetse n'umuhanuzi. Ya mirimo ya Kristo, umurimo wo kuyobora, umurimo wo gutagatifuza ndetse no kwigisha. Yezu arifuza kubwira abami nk'aba Dawudi ko bagengwa n'Imana, ko ari Yezu bagenga. Yezu arifuza kubwira abasaseridoti uko batura ibitambo bahongerera ibyaha by'imbaga. Icyo gitambo ni icya Kristo, ko ari Yezu bagenga nawe. Arifuza kubwira abahanuzi, abigisha, abarimu ko ari ubagenga, ko ari umwigisha mukuru. Ngizo rero impano eshatu zikubiye muri ivanjiri. Yezu yifuza ko nawe mu bubasha bwawe, mu butegetsi bwawe, mu buyobozi bwawe, mu byo ukora, wongera kwibuka ko twese tugira uruhare ku busaseridoti, ubwami n'ubuhanuzi bwa Kristo mu isakamento rya batisimu. Ngiyo ya mirimo itatu, tukazirikana ko tuyigiraho uruhare, ntabwo ari twe tuyigenga. Yezu umusaseridoti, umuhanuzi ndetse n'umwami. Iyi vanjiri ije kwereka ububasha ushobora kuba warihaye nk'umufarisayo wese n'umwigisha amategeko. Iyi vanjiri ije kwereka umwanya wishyizemo utagukwiriye. Iyi vanjiri nanone ije kukwereka ko hari igihe urengera ugatangira ugacira abandi imanza, ukaza kwibagirwa ko ari Yezu bigenga byose, ukaza kwibagirwa umwanya wawe, ugashaka gufatira uw'abandi, ugashaka gufata uwa Yezu, kandi Yezu ari we utugenga twese. Yezu agenga abami b'isi, akagenga abategetsi bose b'isi, akagenga ibikomangoma byose, kuko niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Mubyeyi, ngiye gukubwira inkuru. Nusangiye inkuru warayumvise, wongera uyumve kuko biryoha bisubiyemo. La répétition est la mère de la science. Kandi nanone nusanga utarayumva, uyumve wongera uyumve. Yezu hari aho yifuza kuyobora ubuzima bwawe. Umwumvire, ubundi mwumvikane. Ngo umunsi umwe ngo umwami ngo yarafite abagaragu bamukorera. Igihe kiza kugera ngo abagaragu bamwe bakajya bazana ibirego ku mwami by'undi mugaragu wiba agakora ibintu by'amafuti bwami. Umwami rero maze kwakira ibirego byinshi kuri uwo mugaragu, aza gufata icyemezo cy'uko agiye kumunyonga amwice bitewe n'ibirego yakiraga by'uburyo yahemukiraga ibwami. Nuko umwami aza kutumiza uwo mugaragu wari w'umuhemu, bagenzi be bari bareze, maze ngo umwami aramubwira ati: umva rero, ubuzima bwawe burangiriye ahangaha uyu munsi, kuko ngiye gukumanika. Ariko mbere yo gukumanika ngiye kuguha umwitozo, n'ugutsinda ndaba ndetse gukumanika, nutsindwa ndahita nkumanika bihwaniremo. Nuko umwami ngo afata ikimonyo ngo agishyira mu kiganza, ngo arangije abumba icyo kiganza, maze ngo abwira wa mugaragu ati: ngaho
mbwira niba iki kimonyo ari kizima cyangwa niba gipfuye. Nuko wa mugaragu ngo areba hirya areba hino, yibaza ukuntu agiye gusubiza, maze ngo aratekereza ngo size akantu kamujemo ati nindamuka mvuze ko iki kimonyo ari kizima, umwami ashobora guhita akica, ubundi nanjye agahita anyicira ko. Nabwo nindamuka mvuga ko gipfuye, hari yageza ku kiganza y'ikizima, nabwo nanone nkaba ndapfuye. Ndabigenza nde? Sizi ngo cyamujemo. Nuko agiye kumva abwira umwami ati mwami nyakubahwa nyaguhora ku ngoma, iki kimonyo niwo wamenya niba gipfa cyangwa niba kiba kizima. Niwo uzi niba ari kizima cyangwa niba gipfuye. Niwo ubizi kuko kiri mu biganza byawe, niwo wamenya niba gipfa cyangwa niba kibaho. Nuko umwami areba hirya areba hino, dore ko nyine yarazi bihakurikiye, kubera ko umwami nyine niwe wari ufite icyo kimonyo mu biganza bye, niwe agomba kumenya uko kigenda. Birangira umwami nyine amuretse, niba kimunyonze niba kimumanitse. Niwe wamenya ubuzima bw'iki kimonyo, niwe wamenya niba gipfa cyangwa niba kibaho. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Yaba nawe wazirikana ko ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana, ntabwo wakongeye guhangayika, ntabwo wakongeye gushavura. Iyo wazirikana ko ubuzima bwawe ari Yesu bugize, buri mu biganza bya Yesu, ntiwakongera guterwa ubwoba n'abategetsi b'isi, abahanga b'isi, abayobozi, abanyamafaranga, kuko ubuzima bwawe buri muri Kristo. Abategetsi b'ino si hari igihe dukagatiza, tugashaka kugenga bagenzi bacu, tugashaka kubagirira nabi, bamwe tukababeshyera, abandi tugashaka kubamanika, abandi tugashaka kubanyonga. Ujye uzirikana ngo ninde wampaye ubutegetsi, ujye uzirikana ngo ko ndi umwami mukuru ninde. Uzijya ugaruka ku bwami bwa Yesu, kuko ariho guhari ubwami nyine. Yesu niyo mugenga wa byose. Iyaba abategetsi, abayobozi n'abandi bose bakomeye bo kuri isi bamenya ko ari Yesu bagenga, ntibakongeye kugira aho bagirira nabi, ntibakongeye gukandamiza abagaragu babo, ntibakongeye kugira nabi abo bashinzwe abayobora, kuko byose nyine bituruka kuri Yesu. Yesu niyo mugenga wa byose. Nawe niba uri mu kaga, ongera ubwire Yesu uti Yesu niwe uri kungenga, ubuzima bwanjye niwe bushingiyeho. Reka dusoreze kuri aka kantu. Mutagatifu Thomas wa Aquino batubwira ko igihe kirekire yakimaraga imbere ya Yesu ari gushengerera, dore ko yari umwarimu muri kaminuza, ari kwigisha, ari no kwiga. Nuko igihe kirekire agakimara imbere ya Tabernacle, imbere y'isakaramento y'Ukaristiya, agira ngo Yesu aze kumubwiriza icyo avuga. Ati Yesu nyongorera icyo nza kwigisha, Yesu nyongorera uko nza kwitwara. Nawe kimwe n'uyu mugaragu, uzi ko hari igihe kigera neza neza ukajya mu rukiko, neza neza ukasanga uri imbere y'abategetsi bakomeye, handi utaza kubona ijambo, hahandi uza kuvuga kamwe ubundi bakabara gusamye, bajya kumva Yesu akongorera akantu k'ubwenge, ati vuga kangaka, kandi bikaba ukabura rokotse. Nawe nanjye kwijya kongorerwa na Yesu, kubwirizwa na Yesu, Yesu akaduha agasubizo karyoshye tuza gutwara aho tugiye. Igihe cyose uri mu bibazo, igihe uri mu kaga, igihe ugeze ahakomeye, ujye ujya muri chapelle yawe upfukame, ubwireze ati Yesu nyongorera icyo ngiye kuvuga, Yesu nyongorera uko nza kubigenza, Yesu ko ngiye mu rukiko mu rubanza ndaza kuvuga iki, nyongorera Yesu uko nza kubigenza. Nuko nawe nk'umugaragu wese wari ucira urubanza, wajya kumva Yesu arakubwira ati vuga iki ngiki, vugira ingibi, korera ingibi. Kubera iki Yesu umubyeyi yabashengeraga, ukumva ukuntu Yesu avuga agakongorera, genda ukora iki ngiki, bahucya, humura, rekeraho, komeza watangiye. Ngaho amagambo menshi n'andi Yesu nawe yakomeza kugenda akubwira, igihe wamwegereye ukamenya ko Yesu ari ukugenga. Igihe ubona neza neza ubuzima bugiye kurangira, ndaho usigariye ugiye gupfa, wajya kumva hari akantu Yesu yongere ku buzima bwawe, ngakuri yongera Ezekiya ubuzima, nawe uri mu minota y'inyongera. Reka Yesu akubwire, Yesu utariho ntabwo twabaho, kubera ko ubivuze Yesu ndiho, kubera ko undinze Yesu ndiho ku mpuhwe zawe, kubera ko nkunda Yesu ndiho ku mpuhwe zawe. Rero niba ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye, ukomeze ungenge, maze nanjye nguhe gushaka kwawe iminsi yose. Wese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.